ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Imana ibaho umugisha mwese mudukurikiye kumwe bw'abera Ministries amavuta akandagira amateka. Turi mu cyumweru kivuga ngo sobanukirwa inzozi mbi kandi unazisengere zikurweho. Niki nakora kugira ngo mpagarike bino bintu? Niki nakora kugira ngo menye neza ko ndimo mburirwa? Niki nakora kugira ngo inzozi nzirinde? Imana ibaho umugisha, nagira ngo dusengane Imana kuri uyu munsi mwiza. Imana ibaho umugisha, Imana amaye uyu munsi mwiza wo kugihumeka. Wowe uri muhumeka uyu munsi wa none, wumva uri uyu munsi wa none, igihe cyiza cyo kunezerwa kumva ko Imana muri kumwe kandi ko Imana imekore bitangaza mu byo budasanzwe. Rero Yesu Kristo abaho umugisha, mugubwe neza mwese badukurikiye. Mbasaba gukomeza gukora kwiyandikisha, nyaboneka ntugasibe kuba umunyamuryango. Uyu munsi turakomeza za ntambwe aho duheruka twari twavuze ngo umunyamasengesho nyakuri, umunyamasengesho ufite ikintu akora abantu baranga ariko ubukire bwanjye ntibugaragara. Twakweretse impamvu ubukire butoha, twakweretse impamvu ubukire buzagumaho, twakweretse impamvu ibyo ukora bishobora kugira akamaro, twakweretse impamvu ibyo ukora bizakunda. Ngo kukwiriza ubusa shima nukuwe nuko abantu babohora ingoyi, abantu bakarekura y'urugomo, bagafungura ababoshye mu mitima, ukihotorera umushonje, ugahaza abashonje, ugahamagara abamenje ukabashyira iwawe, nibwo umuseke uzagutambikira ngo ubutunzi bwawe bugato. Rero inzozi n'imvugo y'Imana yihishe muri ubwo buryo. So niki nakora? Turi mu gihe cyo gusenga no gusenya no gusobanukirwa. Ndagusabye ngo nkurikirane kandi mwamaze kubona ko muri kubona kubigenda dukora no murimo w'Imana. Icyambere, uburyo bwose Satani yaba ameze, no matter how demonic, uko byabiri kose, imbaraga bashyiraho zose, upfa kuba uri umunyamasengesho by'ukuri. Ni umuntu usenga buri gihe, ni umuntu uryama yasenze, ni umuntu ubyuka yasenze, ni umuntu urya ikintu cyose ukora kikahiyorwa n'isengesho, ubundi uba ufite protection iri divine. Nta kintu waba, nta mudayimoni yagukoraho, nta Satani yakwegera, kuko muri we hibitse n'imbaraga zo kubasha gutsinda ikintu cyose cyaba kikurwanya kandi cyaba kikumereye nabi. Mana Data wa twese uhoraho, byiringiro byacu, Mana y'amahoro, ndasabye kugira ngo ushobore kuba natwe Data mu kino kiganiro cyiza, muri iteraniro rikomeye rifite imbaraga Data, aho abantu bakwiye kumenya igikwiriye gukorwa, igikwiriye ni ikihe, mu buhe buryo, mu nzira yihe, ndetse hakwiye kuba iki Data, kugira ngo tubashe gutsinda iyi myuka mibi yihisha mu nzozi, yihisha mu bantu, yihisha mu bitero, akatugaho ibitero. Tukagushimira Mana kujya uduhishura icyo gukora, nuhabwe icyubahiro kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Imana ibaho umugisha cyane kino cyumweru. Ndagusaba ngo bane natwe n'ibintu bikomeye tugiye gusobanura no gusenga no kwinginga no gukubitagura imbaraga mbi no guhirika imyuka mibi no kwerekana ko ari ubushobozi, kuko burya mu nzozi niho Satani yihisha, mu mvugo ya Satani, mu buryo bwa Satani yihisha muri ibyo bintu byose, akihisha mu myuka mibi, mu badayimoni. Ariko twajya kuryama Imana ikaduhishurira ibintu bituriho, ikaduhishurira amakuba, ikaduhishurira ibigeragezo, ikaduhishurira intambara, ikaduhishurira amabanga ya Satani yose arimo ashaka kuturwanyaho. Ariyo mpamvu ugirota rero ubu munyamasengesho nyakuri, nkuko twasomye muri Yesaya 58 umurongo wa 6, avuga ngo kwiriza ubusa shima nuko. Imana ibaho umugisha. Rero ikintu cya gatatu cyangwa se dukomerejeho kugira ngo ubashe gutsinda izi mbaraga z'amasengesho z'imyuka mibi kandi sinshobora kugira imbaraga, ikindi ukwiye kumenya, jya ubika cyangwa ufate mu mutwe ijambo ry'Imana mbere yo kuryama, isigare mu bwonko bwawe, aho kugira ngo urarane muvi warebye, aho kugira ngo urare mu bwonko watonganya n'umugore cyangwa n'umugabo,
aho kugira ngo urarane umujinya n'agahinda n'ibintu wari ufite mu mutima, gerageza kurarana ijambo ry'Imana wari medise urifite mu mutwe wawe, meditasiyo y'ijambo ry'Imana kabone nubwo ryaba ritoya. Wirarana umubabaro, wirarana uburakari, wirarana agahinda, wirarana ishavu, wirarana ibintu biteye ubwoba, ahubwo muri we buri gihe gira ijambo rya buri munsi rukubaka. Ngira ngo kubankurikira tujya tubasha kubana nane bishaka kuzambwira, mbaha ijambo rya buri munsi ribubaka, ribabwira, ribasobanurira. Kuko iyo uraye nta jambo ubitse muri wowe, ubwonko bwakira, gerageza kubika nashaka be n'ijambo rimwe gusa, nubwo bavuga ngo Yesu arankunda, Yesu arankunda, Yesu arankunda, ari ukagira umurongo wo muri Bibiliya uraza mu bwonko bwawe mbere yuko winjira mu buriri, mbere yuko wipfuka ubureti bwawe cyangwa ujya mu buringiti bwawe, mbere yuko uzamura ibirenge ukajya mu kiringiti ukiyorosa ukaryama. Wiryamana ishyari, wiryamana umujinya, wiryamana agahinda, wiryamana amagambo bakuvuze, wisinzirana urwango waciyemo, wisinzirana waguhemukiye. Gerageza usaba Imana, urahana ijambo ry'Imana umurongo umwe wonyine gusa. Ushobora kuba niyo mirongo utanayizi, utanayisobanukiwe, ariko muri wowe imbere hari ibintu urimo panga gukora, hari ibintu utegereza gukora. Biragusaba iki? Biragusaba ko muri wowe ugira ijambo ubikamo. Yesu arankunda, Imana, kandi birepete nibura bisubiremo 3 fois 7 fois, kuva kuri 3 kugera kuri 7 bisubiremo, kuko nka Imana azantabara, Imana irankunda. Ukeneye ijambo ryo kumedita mbere yuko ujya mu buriri, rigasigara mu bwonko bwawe. Iryo jambo ry'Imana rigira umuco. Uko ubyutse ugira ijambo rikubamo, uko ugiye kuryama ugira ijambo rikubamo, nibigukundira mbere yo gutangira akazi gira ijambo rikubamo, mbere yo kugira ikintu ukora gira ijambo rikubamo. Nibwo uzashobora gutsinda izi nzozi mbi zose, nibwo uzabasha kunesha no kutatuma zisohora nk'uko zapanzwe ku buzima bwawe, kuko wagize gutekereza, kuko wagize kugira imbaraga zo mu buzima. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo urare muri za bintu byaraye mu mutwe wawe n'ibindi byose, gerageza kurana ijambo rito cyane. Nge nka buriya iyo mbonye umwanya ntawe ufite, ntabwo njya nigora cyane, ndarana ijambo rito rimwe gusa, ntabwo ndarana menshi cyane muri ngewe, ndarana ijambo rito cyane, rito cyane, rito rwose. Ijambo rito rimeze gute? Ngiye kurivuga mu Giheburayo, babyita ngo ni todaraba mashiya, bisobanura ngo urakoze Mesiya, urakoze Mesiya, todaraba mashiya, warakoze Mwami. Uri jambo rito ukaribika muri wowe rwose, kandi ukarishyiramo rikakuzamo cyane, kandi ukumva ko Imana iri mu ruhande rwawe. Rero iyo dusomye igitabo urwandiko Pawulo, intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo, mu ndahasoma, yandikiye Timoteyo igitabo cya urwandiko rwa 2 yandikiye Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 15 je pense niba ntihenda. Umurongo wa 15 havuga ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiranya neza ijambo ry'Imana, ariko amagambo y'amanjwe n'atari Imana yazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha, kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri bo harimo Humenayo na Fileto, kuko bayobya bakava mu kuri, avuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa benshi. Nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Imana aba bidatunganye. Urumva hano aravuga umurongo wa 15 ngo
mu ijoro rikomeze bafashe. Twarimo tuganira ku rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo ibice, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 15 hari amagambo meza avuga ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya ijambo ry'Imana ry'ukuri. 16 ngo ariko amagambo y'amanjwe atarayimana ujye uyazibukira, kuko abayavuga bazarushaho kugira gute gushayisha. Rero ijambo ry'Imana mbere y'uko ujya kuryama bika mu mutwe, rigira ibintu medita mu bwonko bwawe. Ndimo ndakubwira imbaraga zo kunesha icyo twita inzozi. Ibi ni ibintu by'ubwenge mba nakoreye ubushakashatsi n'uguha imirongo yabyo, kandi reka nkubwize ukuri muri iyi minsi abantu baryohewe no kumva. Hari ijambo muri Timoteyo rivuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazanga kumva inyigisho nzima, kuko amatwi yabo azaba barya akeneye kumva ibyo bashaka. Abantu bereye mu matiku, bereye mu nduru, abantu bazavuga ko menya kuzirikana ijambo ry'Imana. Rarana, wirarana Twitter muri wowe, wirarana Facebook muri wowe, wirarana Instagram muri wowe, wirarana TikTok muri wowe, wirarana ibyo mwaganira ibyo bagutonganije. Rarana ijambo ry'Imana mu mutima wawe. So rero wishyira Imana nk'ukundwa. Nubona ko uwo mwuka, nubana n'umwuka wera mu buzima bwawe, uzatsinda inzozi mbi ndetse n'abadayimoni ndetse n'imikamo yose gukurikirana. Nibwo uzabasha gutsinda, kuko icyubahiro cy'Imana kizakuzamo kibane nawe. Ni ukuvuga ngo iyo uryamye usenze Imana, umaze kwishyira mu burinzi bw'Imana, ni nayo mpamvu ushobora kuza kurota ikintu ariko ikakuburira. Nakubwiye ngo Yosefu yumva ijwi ry'Imana mu nzozi, guhungisha umwana ijwi ry'Imana mu nzozi, ndetse no kugarura umwana n'ijwi ry'Imana mu nzozi, no gutinya kujya i Betelehemu n'i Galilaya, ko hari umugore wasimbuye Herode kandi ari mwene wabo. Imana imubwira ngo genda ujye i Nazareti. Ni ukuri Imana iri mu ruhande rwawe. Ariko niba udafite iyo protection, ngo iyo buri gihe cyose urushijeho kubana n'Imana no kwegera Imana, wa mwuka mwiza w'Imana uza muri wowe, kandi nta kibazo ugomba kugira. Imana ibigufasha kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugeraho. Data wa twese akugiriye neza. Urumva? Imana igufasha. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere muzasome muri Yohana kuzura umwuka wera, haravuga ngo umurongo wa 3 ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nge, mu isi mugire umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Ni ukuvuga ngo Kristo abwira amagambo, iyo dusenze turi kumwe n'Imana, ni ukugira ngo mbibabwire kugira ngo mugire amahoro muri Kristo. Nuvuga ngo tugire amahoro muri we, mu isi mugire umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. N'isi y'imibabaro rero, iyo umaze kugira ubuzima busenga, ubuzima bwegera Imana, ubuzima buvugana n'Imana, ubuzima bukorana n'Imana, kumedita ijambo ry'Imana nubwo ryaba rito cyane. Iyi ni vie chrétienne, n'ubuzima. Navuze ngo gusenga wagombye kubigira ubuzima, kandi gusenga kuko uri kw'abakristo, apana gusenga kw'indyarya abadonekanya amagambo, gusenga aho batagera kure. Gira isengesho, ugira ubuzima bwa gikristo muri wowe, ubuzima butuma usenga Imana mu nzira nyayo kandi ikwiye, ku buryo umuntu abona kuko uri umunyamasengesho, uri convaincu, uri umuntu wegereye Imana, kandi buri gihe ukarushaho kwegera Imana ukagira ya mahoro. Kuko nakubwiye ngo icya gatatu, bika mu mutwe, zirikana meditation, medita mbere yo kuryama, mbere yo kwipfuka ikiringiti cyangwa ubureti. Wisinzira nibyo wiriwemo, wisinzira n'agahinda n'ubabaro, ahubwo saba Imana, umedite ijambo, ko umwami Imana azantora icyo tunashobora kugira ubwoba. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, wa mwanzi we n'ugira icyo uzantwara, nzahagarara ku munara aho ndindira. Ugira amagambo aba muri wowe, usenge, uririmbe, ubundi uryame. Mu gitondo ugishyira ikirenge hasi, umere gutyo, ugira ubwo buzima. Ntabwo bigorana, nta mwanya bisaba, nta gihe bisaba, ntibisaba amasaha, bisaba kubyishyiramo kugira ngo ubashe kugira ubuzima butsinda izo nzozi kandi bwirukana karande. Nubwo mu isi harimo ababaro, ariko muri Kristo ukagira amahoro kandi ukumva urishimye. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, kandi Imana ikugire neza cyane. Ikindi ukwiye kumenya kugira ngo ubashe gutsinda izi nzozi kandi ubashe kugera ku ntsinzi ikwiriye, ntugahagarike gahunda ya deliverance. Ntukayihagarike, ntukavuga ngo bayinkoreye umunsi umwe.
bashobora gukora deliverance ku cyaha cy'ubusambanyi, hasigaye cy'uburakari, bashobora kuba atakora deliverance mu muryango wawe. Jya uhora muri gahunda ya deliverance, ntukajye kure yayo mu buzima bwawe, kwibohora, gucagagura. Kandi buri gihe uko ugenda ukora deliverance buri gihe, ni byiza ko ugenda ureba intambwe utera yo kubohoka, gusohoka muri izo nzozi no kumva ko Imana igendana nawe. Ese koko nari mboshye ku bukene, uyu munsi ubukene buracyahari? Nari mboshye ibyo byose byarabohotse? Ese harakemutse? Ni byiza no kuba tutaci cyane ko hafi aho ngaho, ya hafi y'umushumba, kugira ngo urusheho gukorerwa deliverance ku kintu cyose ku buzima bwawe. Deliverance nta gati wansi, kereka iyo ibyaha upfira, ariko duhora twihana buri munsi. Ni ngombwa ko deliverance cyangwa kubohoka ubigira umuco muri we, kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi ikwiriye, kandi ukabikora buri gihe, kuko deliverance niyo nzira nziza igufasha kandi nawo mwitozo mwiza wo kukurinda no kurwanya inzozi mbi no kumenya ubusobanuro. Icya kabiri, deliverance itanga umutekano wo mu mwuka, kandi ntugomba gucika intege, ugomba gusenga no kwiyiriza, ukabigira ihame mu buzima bwawe, ukabigira intego ikomeye mu kubaho kwawe, kandi bikaba ngombwa ko usenga Imana wegereye Imana, kuko ni imbohoka zamubotse by'ukuri. Iyo zigaruka buri munsi, iyo zigaruka inzozi za buri munsi, kurota upfa, bapfuye, bimwe nakusobanuriye, ubona ibisimba, ubona uri mu irimbi, ugenda ahantu hose, iyo inzozi zigaruka buri munsi, ni ikimenyetso cyerekana ko deliverance yawe itakozwe neza. Ntabwo iba yarakozwe rwose. Kubera iki? Hari amahame. Ubundi deliverance ikorwa mu buryo bukomeye. Icya mbere ni ubohorwa, icya kabiri ni ugufasha kubohorwa, kuko ubohora ni Kristo. Icya gatatu ni amahame ajyanye no kugira ngo ubohoke nyirizina. Niba uzibonaho kenshi, ni ikimenyetso cy'uko deliverance yawe itakozwe neza, ndetse itahawe agaciro kuko utayikurikiranye, kuko wagombye kubikurikirana wese. Niba ari byo biterwa bikuba, ukabona ibyo bintu bikubaho buri munsi, gerageza ube hafi ya pasiteri wawe, mubane mu isengesho agufashe, kuko ntiwarakoreye deliverance nongeye kurota wapfuye, ute kurota wataye urukweto rumwe, buri muntu utataye urukweto rumwe n'ikindi kibazo, kurota wataye imfunguzo, kurota wasubiye mu ivuko, kurota uri mu irimbi, kurota umwe n'abapfuye, kurota ibikeri, kurota imbeba, kurota imbwa zikurigata, kurota inka zikwirukankana, kurota uri muri ibigori bicagaguye, nabikuga bicagaguye bigasobanura urupfu, nabigusobanura. Ibyo niba ubona ibyo bintu bigaruka mu buzima, bivuga ko deliverance itakozwe, hari amahame mutubahirije. Icya mbere, deliverance nzimishingira kubohora ariwe Kristo, kubohoka ubwe. Ubundi mbere na mbere ni kubohoka, no gufasha kubohoka, kuko ntabwo ari pasiteri ubohora abantu, ni ugufasha kubohoka. Kristo warabwo yabigenze neza. Icya gatatu ni amahame agendanye na deliverance, ntabwo wayubahirije, ntiwasenze kwa kundi. Ikindi ni uko amaze utagize ubuzima bwawe. Aho rero ntuzigera ugera ku ntsinzi yo kunesha icyaha n'igisa nacyo. Ni izi ngaruka zitera rero. Ugomba kubona ko ibyo bintu urimo ugendamo atari byo, kuko zaragarutse, kandi wari wasenze, waratanze ibitambo, warakoze iki, wari ntacyo utakoze, ariko ziranze ziragarutse, ndetse n'amakuba yabyo urimo urayibonaho. Bivuze ngo harimo ikibazo gikomeye. Imana ikugereza, kandi Imana iguha umugisha, ibyo bizagufasha. Ikindi ukwiye kumenya cyaga twaguvugaho gikomeye, ku ngingo ikomeye, irinde ibimenyetso bishingiye mu gutera Satani kukwegera. Ni ukuri hari imirimo ituma dayimoni akwegera. Hari uturimo umuntu akora, rimwe akumva ko yarimbye, ariko ntabwo yarimbye. Twatwenda tugufite ukwambika ubusa, kwihuza n'abapagani, kuvuga amagambo y'ubusambanyi, kureba amavideo ya pornography, kureba ibindi bintu biza byose. Biriya bintu ni ibintu bituma wowe ubwawe utangira kuba Satani arimo kwegera. Ubundi iyo ufunguye filimi mbi, deje ufunguye imiryango y'abadayimoni. Twatwenda tugufi, bya mikinisho y'abana, kuvuga ibigambo by'ibiteye isoni, kubiririmba no kubikora, icyo gihe uba urimo ufata urufunguzo rugari ufungurira abadayimoni ngo binjire. Gutuka abana ngo ni ibigoryi, ni ibicucu, gutuka umugabo wawe, gutukana mu matama, kuvuga amagambo y'urukozasoni ku mugaragaro, kuyavuga utayagaragaza ariko yahishe ku ruhande. Ibyo byose ni iki? Ni agafunguzo gato cyane, witwa gato, ariko gakingura imiryango myinshi Satani abona aho yinjirira.
kuko wafashe umwanya wo kwiyambura agaciro no kwiyambura uburyo. Nkambaza ntari ku mwundi umwenda mwiza n'uwe, umwenda wose wambara ukumva guteye isoni, jimenya ko abantu bakozwe n'isoni mbere yo kubibona. Jimenya ko ibyo urimo uvuga atari byo. Muzibukira ibyo bintu, nta mpamvu yo kwihuza n'ibicaniro bya Satani. Ko ni wihuza n'ibicaniro bya Satani uzaba wikuye mu mbaraga z'Imana. So bisaba rero kugira ubwenge, ibyo ukabikosora mu nzira nziza, Imana ikagufasha kandi ikakugirira neza mu buryo butandukanye. Uko burya ikintu kimwe, imyenda migufiya by'umuntu yikora mu ngira, mu nsengero n'ikijya barakora bagenda bigenza, ibyo bikurura imyuka y'ubusambanyi. Umuntu agashobora kuba atasambana ariko agasambana kuri telefone, agasambana mu mvugo, agasambana mu bitekerezo, akagira ryarari, akagira iki. Murabona ko muri iyi minsi abantu bamaze kwadukaho n'ingeso, umuntu akabona umukobwa yambaye ubusa, arambaye ariko agaragaje uko ateye. Nabonye n'abahungu barabizi nyasigaye bambara bagaragaza ubwambure bwabo imbere, bakambara imyenda bafashe ngo barebe ngo ibikoresho bafite byose ugasanga ni ingeso mbi, kandi ubikora kumva ari proud. Ariko nubwo uri proud, urimo uremvoka the bad spirit in your life, urimo uremvoka, urimo urahamagara, urimo urakukingura, urimo urazana. Iyo ureba za filimi zipfuye z'urukozasoni, amagambo y'urukozasoni, niba umuntu akoresha akantu kuri WhatsApp ukamwanda, hita usiba utagafunguye, ishusho ryikure mu bwonko bwawe. Kuko buri gihe niyo mpamvu hari gukwirikanya amafoto yose y'ikibazo nk'amafilime muri Nigeria, berekana abantu bakina basambana, za komedi zabo, umwaka banagiye mu kizu gishaje bakigira ukuntu. Nta bindi no kugira ngo kuri TikTok babanze baruga ubwonko bwawe, nawe utekereze ngo what's behind, niki kiri inyuma rakishe harimo ndeba, bityo abagasanga ni byiza kubibona, ariko uhita ubikuraho cyangwa ntubihe umwanya, kuko ni uguhamagara, ni ukwiyegereza abadayimoni, kandi ni ibyo Satani ashaka kugira ngo akurangize, akurimbure, akuvaneho, bityo uhure n'akaga. Ikindi, senya ibicaniro ibyo ari byo byose n'amasezerano yo kwa Satani. Gusenya ibicaniro ibyo ari byo byose ndetse n'amasezerano ababyeyi bagiranye na Satani, ndetse nawe ubwawe hari wasezeranye ko utabizi, wabaza ngo ko nta contrat nasinye nawe, ariko iyo ukora kimwe byose mu by'Imana ibuza, uri musinya amasezerano na Satani. Bigomba kubimenya. Ubuzima bw'umuntu mu kubaho kwacu uba bukurikiwe n'imivumo na karande, ndetse n'amasezerano utazi igihe yakorewe, kongeraho ibyaha twiyongereraho byacu bikazana umuvumo. Ni ukuvuga ngo mu kubaho kwa muntu, mu mibereho yacu ubuzima bwa none tuba turi posede cyangwa dukurikiranwa, bigasaba neza yuko tuba turiho karande tutazi, imibimo tutanazi, noneho n'amasezerano kera baterekereye, abaraguje, abajyanye ingemu, abagiye mu bapfumu, abanzasago baduciye, bya bindi byose urya n'amasezerano. Tugomba rero gusenya ibicaniro ibyo ari byo byose n'amasezerano yagiye akorwa n'abacu. Amasezerano mvuga, bararaguje, baraterekereye, barabanzwe, basubiyeho, bagucinda sago, bakuye mu bapfumu, bakunywesheje imiti, banindaro wari wagize babyumvikana. Rero tugomba gusenya izo altar, tukazisenya zose, kuko ubuzima bw'umuntu abakurikiranywe, uburagiwe, uburi inyuma y'ibintu biremereye. Rimwe na rimwe umwana Satani abagira ngo unanirwe mu kubaho kwawe, maze ushurwe mu kibazo kiremereye ubura uko ubigenza. Rero ni byiza ko nk'umuntu w'Imana uhagarara ugasenga ibyo bicaniro nyaboneka. Ubigirwa n'igiko bikuriho nuko buri gihe wisanga mu babaro, mu gahinda, kandi nubwo batunga miliyoni n'amamiliyoni, ariko agahinda ntikabura, uburwayi budakira, guhara kwa muganga, imvune z'uburyo bwose, ibibazo bikomeye. So ni byiza no gusenya ibyo bicaniro no gusikuraho amasezerano, kuko hari ibyo twasanze iwacu bakoze, hari n'ibyo twiyongerera. Iyo ugiye gusambana, usinya amasezerano na Satani y'ubusambanyi, kwiba n'ibyo, kuvuma n'ibyo, gutukana n'ibyo. Rero tugomba gusenya ibicaniro kugira ngo tubashe gusohoka muri zino nzozi mbi cyane, maze tutangire kwakira umugisha wacu. Imana iguha umugisha wo nkurikiye cyane ku Mwagabera Ministries. Komeza ukore subscribe, kandi nkusezeranye ko ibiganiro byo bigiye kuba ari ku bwinshi, kandi Imana izakugira neza, Imana izaguhembura. Data wa twese akumera umugisha, ntugahungabane, ntugatsitare. Amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri byose cyane. Ikindi, gerageza kwisuzuma.
rero yuko mukomeza kudukurikira ndabashuje imbaramutse mbabwira ngo ndabakunda cyane ni ku bumwe bw'abera ministries birumvikana kandi iri ni hishurirwa rikomeye abamaze kurijyamo bafite urwego bamaze kugeraho n'abarihunze bafite urwego bamaze kugeraho rero ngo gerageza kwisuzuma nicyo bita cross checking spiritual of your names or surnames has evil meanings. Cross check spiritually. Isuzuma mu buryo bw'umwuka. Ahantu ushaka ko tuhavuga ibintu bikomeye. Muntu nkurikiye urimo nyumva umva ikinyarwanda niba utacyumva neza umbwire nkubaze. Cross check spiritually. Cross check. Isuzume hose. Witinya wireba hato shakisha muri ayo mazina wiswe cyangwa amahimbano wiswe cyangwa iribanza nirikurikira urebe ko hatarimo meaning yo kwa Satani. Ese waruzi ko bene ayo mazina abakomoka kuri dayimoni abari n'impamvu z'inzozi urota kandi umwenzi akoresha cyane ariko koresha mu buryo bworoshye cyane bigufungira umugisha bikwambura ibyishimo bikwambura umunezero. Hari abantu bitwa amazina mabi cyane kandi wayareba ugasanga ari umumuro. So cross check you spiritually. Izina ni ry'umuntu. Izina ni ry'umuntu sani ko umuntu abayeho. So kora cross check mu buzima bwawe urebe ko Imana irimo igenda ikugirira neza kandi Imana igenda gutabara. Ndagushimiye cyane Imana iguha umugisha. Cross check ngo sinzikiramuka abantu nyenagiye n'amazina ntazo ko yitwa. Cross checking urebe ko ibintu bimenye numara ko burifite simwangu nyande kwa pastor yakumudeta uryikuzeho ribeho nk'izina ariko ufite n'izina wahawe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo uzi neza ko uwitwa Yakobo nubwo afite imitungo myinshi avuye kwa Nyirarume Labani, ntabwo uzi neza ko amaze gukaza Yakobo agakirana na marayika bagakirana yamubwiye ijambo rikomeye ngo ntukizwe Yakobo kundi ahubwo ba Isiraheli. Ariko muri Bibiliya ntabwo bivuze ko Yakobo agaragaramo. Yadutuni bacyamusobanura. Ariko nubwo Yakobo rihari ntirivuyeho ahubwo Imana imwisira irindi zina ariko ritavanye riri mu irangamuntu. Data guha izina rishyashya ritariho umuvumo. Data yakwitwa amakanaka, wakwitwa papa kanaka, wakwitwa kuri umucuruzi wa mbere, wakwitwa kuri umuhanga, wakwitwa kuri umunyabwenge. Ariko icy'ingenzi nuko icyo wifuza ko kiba kikubaho mu buryo bukomeye maze ukagira umugisha w'Imana kandi ntuhungabane. Umwuka wera w'Imana agumya kuzaho cyane kandi ushirika ubwo cross check your name. Cross check tumva byumve. Cross check spiritually of your names in surname has evil meanings. Umenye neza kuri iryo zina ryawe. Bandi mu rwango bantu mabanga byose amazina ntasobanukirwa. Amazina ubona banyirapusi banyirahene amazina ya kera batwitaga n'uyu munsi wa none ariko ushaka kwitwa izina ry'ibuzye bazungu ariko kera utazi iryo aricyo. So cross check shakisha kuntu umenya ahantu hava umuvumo wose n'abadayimoni. Shakisha inzira unyuramo kugira ngo usenge zikurweho kuko amazina agira uruhare mu gufunga iyo migisha kandi umwanza bikosha the simple way ko izina ry'umuntu kwari kwatekereza ukavuga ni ko agenda niweho kwagira ngo ni nkase agenda nkasabwa nkase kandi suza bizi ko yarafite abagore barenze umwe bakasanga no bagucira gushyiraho ngaho imitongera amagambo bagushyizeho. Ariko Imana ishimwe kuko iyo urose ibyo bintu bikomeye biba bikwereka neza yuko uri andakasi uri munsi y'umuvumo. Bityo rero ni byiza ko cross checking ukareba amazina ukareba ibyo ukora ukareba ibyo urimo ujyamo ibyo byose ugasanga ari impamvu ndende. Natangaye no kubona mu ntara ya Haifa muri Isiraheli hari uruganda rwitwa Dogoni rukora ifarini. Nararubonye arwita Dogoni. Urumva bo bafite ibyabo bakora ntibabimenya kandi Dagoni yari imana yakirwa cyakirwa imana bakoreshaga. So cross checking yours mu mazina yawe spiritual buryo bw'umwuka ariko apana mu buryo bwanditse bw'abantu abo cross checking we mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'imbaraga maze umenye neza icyo ukwiye gukora kandi data twese agufashe akwambika imbaraga.
komeza ukore comment, komeza yandikisha, komeza na like, kandi turagusaba ko nukuri ubikore. Subscribe nayo ngiyi inkunga ya mbere inezeza mu buzima bwanjye, kandi ntazabura kugusaba igihe cyose ndi kuvuga, nubwo nagira basabe 100 ngari, ariko sinabura gusaba ngo bikore kuko biba bikenewe, kandi Imana iguha umugisha. Hano rero ikindi kuye kumenya, hunga icyaha cyitwa ubusambanyi, haba mu ntekerezo, haba mu kubivuga, haba mu kubyibwira, haba mu kubyegera, haba mu kubireba. Hunga icyo cyaha icyo ari cyo cyose, ubihunge kandi ubihunze, kuko n'Imana izakugirira neza cyane. Data wa twese akushyigikire, nutabihunga byo bizakwandagaza kandi uzisanga wabuze ikintu ukora. Ariko ni byiza ko umuntu w'Imana ahunga icyaha cy'ubusambanyi. Iyo turebye abari mu bice 6 umurongo wa mbere aravuga ngo nuko tuvuga iki, tugumye gukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Abantu batubwira ngo bari mu mwe ibyaha byararangiye. So ngo nta mpamvu dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bugwire nyine bube bwinshi cyane. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busaga, ubuntu bw'Imana butuzeho. Ese uko niko kuri? Byose biremewe, ahubwo twagombye kumenya ko tukwiye kwirinda icyaha. Mw'abantu mwe, abantu bari gushaka kugira ibyaha nk'impamvu ndende, abandi bakabikikira, abandi bati nibyo, ati ibyaha ntacyo bidutwaye, nibyo tubigumemo. No, ntabwo ari byo. Tugomba kumenya ubwenge, tugomba guhunga icyaha n'igisa nacyo, tugomba kumenya kuba abantu b'Imana, tugomba kuba mu mugambi w'Imana. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché en fait que la grâce abonde? Ah bon? Tugume mu byaha kugira ngo ubuntu bw'Imana buvuge. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Dans le péché. Ignorez-vous que nous, tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est sans mort que nous avons été baptisés. Dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bugwire. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché en fait que la grâce de Dieu abonde? Dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Banange, ibintu ntabwo ari byo. Ibintu ntabwo ari byo pe. Ntabwo ari byo. Hunga icyaha cy'ubusambanyi, hunga aho kiva hose, hunga aho cyerekera, hunga nuko cyaboneka, hunga naho cyaca. Ntabwo ari byiza. Imana itugiriye neza. Guhunga icyaha cy'ubusambanyi, kuko ibintu byaha byose bikorerwa inyuma, ariko icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa imbere mu mubiri w'umuntu, kuko ni icyaha cyo ku mubiri. Aya ni amagambo agaragara mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto 6:18. Hunga icyaha, hunga, irukanka. Dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage, dukora ibyaha kugira ngo nire kuti oya. Hunga icyaha n'igisa nacyo, hunga aho kiva naho kijya, hunga naho cyerekera. Hagarara wemye, hagarara ushikamye, va muri ibyo bintu kuko ryo bikurura. Niba utanasambana, wereye ibihasambanye, witwarwa n'uwo mwanya w'igiganiro bipfuye. Hunga wirukanka, va mu nzira usohoke, kuko bizagufasha. Imana izaguha umugisha. Ndumva nifuza icyo nari ngiye kuvuga nzakibabwira ku kindi kiganiro. Mbaye nk'ukiretse kuko cyo kiri nk'impaka, kandi ntago ushaka kugisobanura nihuta cyane, shaka kukivuga nitonze. Hunga icyaha cy'ubusambanyi, kuko ingeso bikorera ibinyoma. Rero mu bintu bishobora gutuma
karande imivumo ibyaha. Tinya ibintu byanditse mu itegeko, icyaha cy'ubusambanyi, kwikinisha, ubutinganyi, ibyaha byose bivugwa, ikijyanye na sex, haba mu ntekerezo haba mu mvugo, gucana inyuma, ikintu cyose wakora, kwikorakora, bya bindi bajya bagenza babyo bavuga byose, abakoresha ibikinisho muri izo gahunda, haba mu ntekerezo mu mvugo, uba wemvoka Satani 200%, aza yirukanka, azavuduka, kuko wabishyize mu mutima wawe, kandi umenye ko n'ibigirwamana byose bya kera kubiramya kwari ugusambana. So rero hunga icyo kintu se burundu, kandi Imana ikugira neza igufashe. Niyo mpamvu nirinze kuvuga ikindi gikurikira, ndimo ndakwigisha the way to break through, cyangwa to break down, to break it, the Dubai dreams, no kugira ngo tubashe uko dushobora gusenya inzozi mbi no kuzirwanya no kuzatwegera ko tubashe guhabwa umugisha w'Imana. Dushoje ku ijambo rero ngo hunga cyangwa beka icyaha cy'ubusambanyi, kuko nutakireka kizakuzanira akaga kandi kizakomesha kuba udasambana ndi mukuru, ariko urabivuga. Niba utanabivuga ariko ufite iryo rari, niba udatyara ariko ufite ibyo uri mureba. So ndabasaba ngo umukristo unkurikira gufungura filimi z'urukozasoni deje wamaze gusambara ku bwonko burabireba, no utanabikora uhunga icyaha icyo cyose n'ikiganiro n'ibisa nabyo n'ibivugwa nkabyo, kuko naho umwanzi akenera cyane, kuko cyo gikorwa mubiri no kwica ubwonko bw'umuntu, kwica ibitekerezo by'umuntu, warangiza ukarangira maze ukisanga muri za nzozi no muri ya mivumo, kuko bagende mu kintu. Rero Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibagire neza, Imana ibatabare, Imana ibarengere, kugira ngo mukomeze mukore umurimo w'Imana. So rero twese bagire neza cyane, mukomeze mukore comment, share and like, kandi ikintu mwiyandikishe n'umwe bw'Abera Ministries, tubaganiza amagambo akomeye, uburyo ubasha gutsinda karande, gutsinda inzozi no kuzihagararamo. Ibyo buryo bizirikana ushyire mu mutima wawe. Imana ibaho umugisha, mugubwe neza, nakagaruka. Shalom shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.